uhereye ku buzima bwoye bwo mu cyaro cya Oklahoma kugeza kuba icyamamare ku isi hose mu mikino njyarugamba no muri filime. Iyi ni inkuru ya Chuck Norris. Chuck Norris amazina ye nyakuri ni Carlos Reyes Norris. Yavutse ku itariki ya 10 Werurwe mu mwaka wa 1940 muri Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuranye ubuzima bwoye mu muryango utifashije cyane. Mu bwana bwe yari umwana w'isoni kandi udakunda kwigaragaza, kubera ko yari umwana ukunda kugira isoni ndetse agakunda kuba ari umwana nyine ukunda kwihisha utakunda kugaragara. Amaze gukura ho gato yinjiye mu gisirikare cya America Air Force, dore ko yari umwe mu ngabo zirwanira mu kirere. Ariho ubuzima bwe bwatangiye guhinduka ndetse atangira kuba ari umuntu wisanzura. Ubuzima mu mikino njyarugamba yari umusirikare ukomeye cyane. Chuck Norris yahise akunda cyane imikino njyarugamba, martial art. Yakoze imyitozo ikomeye cyane, aza kuba umwe mu bakinnyi b'icyitegererezo muri karate. Yaje no guhanga uburyo bwe bwihariye bw'imirwanire bwitwa Chan Kuk Do, kubera ubuhanga n'imbaraga yabaye icyitegererezo ku isi yose mu mikino njyarugamba. Nyuma yo kuba icyamamare muri siporo ndetse yinjiye mu gukina filime, yamenyekanye cyane amaze gukinana na filime umwe mu ba legend witwa Bruce Lee. Muri filime yitwa Way of the Dragon yaje gukina filime nyinshi z'imirwano action movie zituma aba icyamamare ku isi yose. Filime yamugize ikirangirire cyane ni Walker Texas Ranger. Aha niho yabaye ikimenyetso cy'ubutabera, imbaraga n'ubutwari. Dorita Force, izo ni rimwe mu mafilime yagiye amenyekanamo cyane. Chuck Norris ntiyari umukinnyi wa filime gusa, ahubwo yashishikarizaga abantu gukora siporo ndetse no gukunda martial art. Yigishije benshi imikino njyarugamba, yakoze ibikorwa by'urukundo n'ubugiraneza, yamenyekanye cyane ndetse aza kuba umwe mu byamamare. Yagiye akorana amafilime byamamare bitandukanye, Rambo, ndetse akorana n'abandi bose bagiye batandukanye ba Bruce Lee. Yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera amagambo asetsa azwi nka Chuck Norris Fact, ndetse iminsi ye ya nyuma y'urupfu rwe ndetse akaba yitabye Imana mu kwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2026. Chuck Norris yajyanywe mu bitaro muri Hawaii nyuma yo kurwara bikomeye. Yaje kwitaba Imana ku itariki ya 19 Werurwe mu mwaka wa 2026. Yaje kwitaba Imana afite imyaka 86. Urupfu rwe rwababaje benshi ku isi yose, cyane cyane abakunzi be ndetse n'abamwigiragaho byinshi cyane, dore ko ibyamamare byinshi Jean-Claude Van Damme bagiye bahura cyane, witwa Bruce Lee ndetse n'uwitwa uwamamaye cyane nka Rocky ariko akamamara cyane nka Rambo. Chuck Norris ntiyari umukinnyi wa filime gusa, yari ikimenyetso cy'imbaraga, discipline n'ubutwari. Izina rye akaba ari izina ryagiye rikundwa cyane ndetse abenshi bakanakunda kumumenya cyane. Uwo yari Chuck Norris. Menya byinshi kuri Kizito Info. Amvu rero abakunzi, abakunda gasobanuye ndetse n'abandi bose bagiye bamumenya bagakunda ko yagiye aduha ibyishimo mu gasobanuye. Abantu bakunze amafilime ye, dore ko yari umugabo mu legend. Ariko dukomeza kuba twamwifuriza iruhuko ridashira mu legend Chuck Norris. Tumwifuriza iruhuko ridashira ndetse famiye ye ikomeze ikomere cyane. Mwakoze cyane kubana natwe. Abiyara amateka ya Chuck Norris, umu legend w'ibihe byose.